Daniel ko urubanza twumvishije ko havuzwe yuko abatangabuhamya cyangwa se ubuhamya bwe bwatanzwe n'abaturage ko urukiko rwabuze ibimenyetso ni iyihe mpamvu uriya mudamu ni ikintu yadusezeranije ajya kugenda bamutwara yaratubwiye ngo igihe kinini yafungwa ntago cyarenga amezi 3 ubwo yarabitwibwiriye aravuga ati si ubwa mbere ngiye muri gereza nta nubwo yari yo dosiye iteye ubwoba kuri nge ati yego ati kandi munarebye nabi urumva ati mwese twafunganwa ubona neza ko hari icyo yari yishingikirije ya nishongoye imbere y'urukiko akavuga ati ngiye mfite na musaza wanjye ukomeye w'umuribu wenda simvuze ngo musaza we niwe ugira uruhare mu kumurekura ariko kuba dosiye yabura kandi yarakozwe kuba enquête yabura kandi yarakozwe kuba iperereza ritatangwa ku kigero kuko nanjye suwe ubimbwiye numvise koko umushinjacyaha adafite ibimenyetso barabyivugiye ariko mu rubanza byaratanzwe bitangwa imbere y'ubuyobozi umugenzacyaha wari ufite dosiye ye akoresha iperereza mu baturage bararimuha abana basobanura ibyo bazana icyuma bazana gurude y'amaraso n'ibindi ni ikibazo sinzi ko iyi nkuru nayirangiza nshingiye ku ntimba y'umutima ariko byaba ikibazo ntibyakumvikana baba bangishije leta abaturage haramutse hatabayeho ubutabera bibaye byiza akaba ari nk'ibishoboka sinzi icyasabwa cyangwa icyakorwa kugira ngo uriya mudamu abe yanazajyanwa nko mu baturage mu nteko y'abaturage aho yakoreye icyaha hanyuma agirwa umwere koko ari mu ruki ari aho yakoreye icyaha aho bikekwa ko yakoreye icyaha ariko njye ubwanjye nshingiye ku bimenyetso byagaragaye nshingiye ku bimenyetso n'umugenzacyaha ubwo yiboneye nanjye nk'umuturanyi uhereye ku munsi wa mbere kugeza ku mwana abura kugera aboneka ni ukuri uriya mudamu niwe wishuriye mwana niwe rwose jewe n'uwambaza impamvu navuga izirenze izo ntavugira kuri kamera niwe rwose mvuze nka Daniel ntago mvuze nk'urukiko uriya mudamu afite uruhari mu gupfa kuriya mwana yego niyo wenda yaba atari nawe wenda ushingiye ibyo ntago nkeneye ngo niba atari nawe ntabwo ndi kwigura uriya mudamu afite uruhari mu rupfu rw'uriya mwana yego noneho ngewe ubwanjye ni ngewe wamubajije ndabyibuka naramubajije none ko wemera yuko umwana wamusize hano ujya mu kazi ukaba waramusize yambaye imyenda wagaruka ugasanga ntawe uhari kandi imyenda yo ukayihasanga waba warabajije uwo mwana uburyo yagiye nuko yagiye yambaye aransubiza ngo umwana ngo umuhungu we yamubwiye yuko yamukarabije ngo azi ko ari burare ngo nyuma nko mu ma 3 zishyira 3 n'igice ngo umwana avuga ko atakiraye ari buze akeneye gutaha none ndamaze nti none se yagiye yambaye ubusa ko imyenda iri hano kuko imyenda y'ura mwana Hilton wapfuye yari ikiri muri urwo rugo ndetse n'izo nkweto biraho ku muryango hanyuma aravuga ati bamwambitse indi myenda y'umwana wanjye yego mbaza n'uwo mwana ndamubaza nti se uwo mwana uwo muhungu we nyine wavugaga yuko ari we wamukarabije nimugoroba bagiye kuryama ndamubaza nti ukarabye umwana mugiye kuryama wamwambitse indi myenda koko cyangwa impamvu iyi myenda igaragara hano mu by'ukuri ntuzi igenda ry'uwo mwana yagiye yambaye ubusa aravuga ati woya ntago yagiye umwana yambaye ubusa ahubwo namwambitse imyenda ya murumuna wanjye inkweto zo ati nazo nuko bimeze namwambitse za murumuna wanjye icyari ikinyoma cyo kubura icyo badusubiza kuko ababizi kuko nari impari umwana avanwa muri toilette aho bari bamutaye bamukuyemo yambaye ubusa iyo myenda batubwiraga rero bamwambitse y'umwana wabo mu by'ukuri ntayo twamusanzemo niba uzi iyo tuza kumusangamo iyo myenda batubwiye bamwambitse mwari gutekereza yuko no gutekereza tuti wenda hari ubutangire mu nzira koko se cyangwa se hari undi muntu waba wabikoze icya mbere cyo ndabanza nshimire n'Imana ko yandinze gutwererwa uriya mwana turaturanye yego ibikari ku bikari ngira ngo weho dore we ni kuri iriya nzu muri kureba hakagatara nta gipangu ngira wenda ngo hari kuba
harimo igikuta kindinda bya byago uretse Kristo wenyine. Noneho ikigeretse kuri ibyo tuwayirete zacu zikoranaho. Nagize umugisha wo kutanatwererwa uriya mwana ngo uriya murambo we awuzane muri tuwayirete yanjye, kuko tuwayirete yanjye ifite umwanya mutoya. Akariza TV show ni mu kiganiro byagenze gute. Yes, ndagusuje kandi guhaye ikaze ukurikiye Akariza TV show ndetse n'ihuriro TV. Turabakunda kandi tubifuriza ibyiza byose bituruka ku Mana Data. Ndizere ko rero mumeze neza mu bice byose muherereyemo. Uyu munsi turi kumwe n'umutumirwa wacu Daniel, ngira ngo muramuzi abenshi, abatamuzi rero uyu ni umutumishi wa Mungu. Reka tumuhe ikaze. Murakoze cyane. Yego. Ndabaramukije badukurikiranye mu izina rya Yesu Kristo, amahoro y'Imana abe muri bo. Amen. Amen. Daniel rero nagusuye hano iwanyu Iburasirazuba. Urakoze cyane. Kandi natwe twishimiye kukwakira iwacu i Bugesera. Ariko mpaza mfite ubwoba. Impore bambe, impore nukuri. Mpaza mfite ubwoba hano muri aka gace k'iwanyu ntago byoroshye. Shira impumu kandi ushire n'ubwoba. Iwacu haragendwa. Yego. Nubwo wa mugani wadusohoreho ngo umukobwa atukanya ari umwe atukisha bose, ariko ntabwo ari uko Bugesera ari ikibazo cyangwa hatagendwa. Oya. Yego. N'icyahaba ni ikosa ry'umuntu ku giti cye, ntabwo ari iry'akarere cyangwa iry'umurenge. Yego. Daniel rero urakoze cyane. Nyuma y'inkuru zimaze iminsi zicicikana ahangaha hano iwanyu muri Mayange, ndetse byanabaye no mu rugo ngira ngo rw'umuturanyi, uko mbireba ndabona ari munsi yiwawe neza. Daniel, wari umaze iminsi uri hehe ko wari warihishe itangazamakuru? Ni ukubera ubwoba ni iki? Ntabwo ari ubwoba, ahubwo sinkunda kujya kuri kamera burya gutyo gusa. Ngiriye impamvu zituma njya kuri kamera, cyane iyo mfite nyine icyo nkwiriye gusangiza abantu mu buryo bwubaka ubugingo bwabo. Ikindi maze iminsi ngewe ubwanjye ku giti cyanjye n'ubundi mfite impamvu idatuma mboneka, uretse no kuri kamera no mu buzima busanzwe ntago nari ndimo kuboneka neza. Ariko ntabwo ari ubwoba. Ntabwo ari ubwoba, ntabwo ari ubwo gutinya kamera. Ahubwo utumye ndamutse abadukumbuye bakatubura. Ni ukuri ndamahoro, ndashima Yesu. Yego. Yego, urakoze cyane. Daniel rero ndagira ngo ngewe urabizi yuko tumaze iminsi turi kuvuga ku nkuru z'abantu bari gukekaho ibyaha bitanoroshye birimo ubugizi bwa nabi, kwicana cyane kandi ndabona aha hepfo mwa bantu mwe kwa Daniel, impamvu nshaka kubimubazaho, aturanye na wa mudamu uri kuvugwa ku byerekeranye na urupfu rwa wa mwana Hilton maze iminsi yitabye Imana. Kandi ngira ngo Daniel nk'umuturanyi, I think ko hari ibintu umuziho. Ndanatekereza yuko ngira ngo uyu munsi nibwo yavuye iririma yerekezwa Imageragere, kubera yuko zaririma ngira ngo nta magereza y'abagore ariyo. Daniel, Karame, duha ishusho y'ukuntu byari bimeze urya munsi, cyane yuko wahagaragaye. Urakoze. Abantu bagiye bakubona waje ku itabaro mu gahinda kenshi, kuva cyagiye nta kintu wigeze urenzaho. Mu by'ukuri kubyakiragiye byari byananiye, kuko ngira ngo tukimara kugira biriya byago byo kubura uriya mwana, uwitwa umubyeyi wese amabere yikoza tonse. Ntekereza ko umuntu wese wagiye ku gise, hari igihe abantu batekereza ngo abamama, ababyeyi nibo bajya ku bise gusa, ariko burya n'umugabo wabyaye agira ibise. Yenda biba bitandukanye n'iby'umudamu, ariko natwe burya tuba turi ku bise. Njya nkunda kubwira madamu nti burya ntukagire ngo ujya ku bise wenyine, twese dusangira ibise, wenda tukabisangira mu buryo butandukanye. Ariko kiriya kibazo cyanjyanye kure, ku buryo ngira ngo niba warabikurikiranye uhereye umwana akibura, kuko icya mbere cyo ndabanza nshimire n'Imana ko yandinze gutwererwa uriya mwana, uriya
uriya mwana kuko uriya mubyeyi use mana nta rindi zina namubonera ritari umubyeyi nyine kuko yarabyaye ariko ntiyakagombye kwitwa umubyeyi mu bandi babyeyi. Yego rwose. Nuko nta yindi nyita ariko sinda nongera reka mvuge uriya mu mama cyangwa uriya mudamu. Uriya mudamu turaturanye. Yego. Ibikari ku bikari ngira ngo weho dore we ni kuri iriya nzu muri kureba hakagatara. Urabona ko ni igikari ku kindi. Nta gipangu ngira wenda ngo hari kuba harimo igikuta kindinda byaguretse Kristo wenyine. Noneho ikigeretse kuri ibyo toilette zacu zikoranaho ziregeranye. Ariko navuga ko nagize umugisha wo kutanatwererwa uriya mwana ngo uriya murambo we awuzane muri toilette yanjye kuko toilette yanjye ifite umwanya mutoya akobo kayo hariya muri fosse ni hatoya cyane hatandukanye na toilette ye. Ikindi toilette yanjye iri kugejuru ijya kuzura ni ngufiye ntabwo byari gukunda ko yamushyira muri toilette yanjye. Ariko iyo uza kugira ngo toilette yanjye iracyari ndende, toilette yanjye ifite umwobo mugari nkurikije ubugome nabonanye uriya mudamu ndatekereza ko yari no kumushyira muri toilette yanjye cyangwa akayishyira no mu muturanyi. Ahubwo n'Imana yaturinze ibyo byago n'ayo makuba. Imana ihabwa icyubahiro. Imana rero ihabwa icyubahiro kandi yumve ko nyishimye. Rero mwibura ry'uriya mwana twagize ibikomere dushingiye ku buryo umwana yarazwi kuko inshuro nyinshi umwana yabaga ari hano. Mfite abana bangana, mfite abana bari mu kigero kimwe bangana. Ni inshuro nyinshi rero twabaga turi kumwe, amfata nka se, amfata nk'umubyeyi we. Twumvise ko yabuze turavuga tuti ntabwo bishoboka ko yaba yapfuye, ahubwo ashobora kuba nyine tukumva ni ibintu byoroshye kuko twumvaga ko bitashoboka ko umwicanyi yaboneka muri twebwe. Yego. Umwicanyi yaboneka muri twebwe. Noneho mu ijoro ryo kubura k'umwana uriya mudamu mu by'ukuri nari ntaramubona kuva ibyago byaba, nari ntaramubona imbona nkubone kuko yari ahamaze igihe gitoya ahageze. Kuko yenda kugira ngo tubisobanure neza abantu babyumve, uriya mudamu ntabwo hariya ari iwe, ntabwo ari iwe, nta nubwo yari ahacumbitse, ahubwo ni abana basigaye ari imfubyi, ni imfubyi za jenoside muri make. N'abarescape. Noneho bubakirwa na leta. Buriya ari amazu na leta. Yego, bubakiwe na leta rero barererwamo nk'abana b'imfubyi za jenoside, nyuma bose bagenda bagirirwa umugisha wo kubaka imiryango yabo. Noneho runo rugo rusigara ari urugo rwabo ariko ari nka gakondo yabo. Hanyuma rero uriya mudamu amaze kunaniranwa n'umugabo we kuko ngo bicaranaga bakimbirana bitewe n'ubundi n'ubugome bw'uriya mudamu nk'uko abatangabuhamya bagiye babitubwira baho yari atuye mbere. Umugabo ngo nta n'iryinyagira. Ibye numvise ari birebire cyane kuko uretse n'ubuhamya bw'umugabo we n'abavukanyi be nabo ubwabo bagiye bagaragaza ko ari umuvandimwe mubi muri bo kuko yagiye agerageza kubagirira nabi inshuro irenze imwe ebyiri ariko Kristo akabimana. Yego. Ntabwo rero nari nakamubonaho imbona nkubone, ahubwo numvise mu iryo joro hari urusaku iwe. Nibwira yuko ubwo ashobora kuba ari nk'umusinzi wenda watinze gutaha, inzoga ikamunanira kuyicyura ikamuraza ku nzira. Nari mfite n'abashyitsi bari bangendereye baraye hano. Hanyuma ndababwira ntese uwo muntu mwebwe mwumva neza mufite imbaraga mwarebye ikibazo agize. Babyutse baravuga bati ni umuturanyi wawe kandi urusaka afite, turumva ari ibyishimo, turumva ari guserebura ari kubyina, ntabwo ari ikibazo. Ati burashobora kuba wenda hari abantu bamusuye bakaba bafite ibirori. Nuko
bigarukira mu nzu bariryamira twumva ko ari ibirori. yego Ariko abaturanyi bagenzi banjye bashoboye kuhagera bo bavuga ko bitari ibindi birori ahubwo ngo basereburaga intsinzi tutabashije gusobanukirwa intsinzi yasereburwaga n'intsinzi iki, ariko ngo yageragezaga gusobanura ko ari igikombe cy'isi bagize umugisha wo kubona nk'umuryango we, ko baronse igikombe cy'isi. Rero aho twamenyeye ko umwana abuze, mu bahageze mbere nanjye narimo kugira ngo tumusabe adufashe kuduha amakuru y'uburyo twashakamo uwo mwana, kuko nyina w'umwana yavugaga yuko mu ibura ry'umwana umwana yari yahamusize kandi ngo si ubwa mbere cyangwa ubwa kabiri yari asanzwe ahamusiga, dore ko n'impamvu yumvikanaga yo kuhamusiga kuko uriya mudamu nyina w'uriya mwana wapfuye, sinzi niba barabibabwiye, yabanje gukodeshamo hano muri runo rugo. barabitubwiye. Yabanje gukodesha muri runo rugo. Urumva ko rero bari basanzwe ari abavandimwe, bari basanzwe ari abaturanyi basangiye ubuzima bwa munsi ku wundi, kuko anakihagera ntago uwo mubyeyi nyiri umwana yahise ahava, n'ubundi yahamaze nawe hafi nk'icyumweru bakibana mu gikari. Urumva ni abana bari basanzwe rero bamenyeranye, babana basangira bararana. Noneho birangira rero kubana mu gikari bidakunze kuko hari hatoya aho yari asigaye, abo uwo mudamu nyina w'umwana akodesha imbere y'irembo, noneho mu nzu ngari nini yisanzuye, kuko aho yabaga yari muri anegisi imubanye ntoya, rero hitamo kujya mu nini imbere. Urumva iyo baza kuba bafitanye ikibazo ntabwo yari kuva iwe ngo ajye gukodesha imbere ye. Urumva ko bari basanzwe bakibana neza. Twagerageje rero gusobanuza umudamu mu by'ukuri atwima amakuru, ngira ngo n'abantu bagiye babona utuvideo tw'uwo munsi, ni nanjye wadufashe kuri telefone, nanjye wadufataga kuri telefone tumusobanuza tunamubaza, atwima amakuru rwose. Amaze kutwima amakuru akatubwira yuko atari umurinzi cyangwa umurezi w'abana bo mu mudugudu, akakoresha imvugo nyandagazi agaragaza yuko nyina w'umwana atamwitayeho cyangwa atari umukozi we. Noneho ngewe ubwanjye ni ngewe wamubajije, ndabyibuka naramubajije, none ko wemera yuko umwana wamusize hano ujya mu kazi, ukaba waramusize yambaye imyenda, wagaruka ugasanga ntawe uhari kandi imyenda yo ukayihasanga, waba warabajije uwo mwana uburyo yagiye n'uko yagiye yambaye? Aransubiza ngo umwana ngo umuhungu we yamubwiye yuko yamukarabije, ngo azi ko ari burare, ngo nyuma nko mu ma 3 zishyira 3 n'igice, ngo umwana avuga ko atakiraye ari buze akeneye gutaha. None ndamaze nti none se yagiye yambaye ubusa ko imyenda iri hano, kuko imyenda y'uriya mwana Hilton wapfuye yari ikiri muri urwo rugo ndetse n'izo nkweto biri aho ku muryango. Hanyuma aravuga ati bamwambitse indi myenda y'umwana wanjye. Mbaza n'uwo mwana, ndamubaza nti se uwo mwana, uwo muhungu we nyine wavugaga yuko ari we wamukarabije nimugoroba bagiye kuryama, ndamubaza nti ukarabye umwana mugiye kuryama, wamwambitse indi myenda koko, cyangwa impamvu iyi myenda igaragara hano mu by'ukuri ntuzi igenda ry'uwo mwana yagiye yambaye ubusa? Aravuga ati oya, ntago yagiye umwana yambaye ubusa, ahubwo namwambitse imyenda ya murumuna wanjye. Inkweto zo ati nazo nuko bimeze, namwambitse za murumuna wanjye. Ahubwo se naguciye mu byo uvuga, mu by'ukuri izo saha icyo gihe 3 z'ijoro wakingurira umwana uri umubyeyi? Uretse no kumukingurira saha, ubwo wamuhindurira imyenda, kuko udukweto twe yambaraga twari dushya. Nta mpamvu yagombaga gutuma bamuhindurira inkweto. Kandi noneho ikindi, kubera ko cyari ikinyoma cyo kubura icyo badusubiza, kuko ababizi, kuko nari impari, umwana avanwa muri toilette aho bari bamutaye, bamukuyemo yambaye ubusa. Iyo myenda batubwiraga rero bamwambitse y'umwana wabo, mu by'ukuri ntayo twamusanzemo. Niba uzi iyo tuza kumusangamo iyo myenda batubwiye bamwambitse, mwari gutekereza yuko no gutekereza tuti wenda hari abutangiriye mu nzira koko se, cyangwa se hari undi muntu waba wabikoze. Ariko kuvuga ko bamwambitse indi myenda kandi akagaragara atambaye, mu by'ukuri wenda ntabwo
sinzi nyine urakoze cyane. Urumva aho harimo ikibazo. Ese Daniel, wenda tutagiye kure, ngira ngo mu minsi yashize nibwo twagiye ku rukiko, ngira ngo harya hari ku itariki zingahera, hari ku itariki ngira ngo niba ari 11 Daniel, ko urubanza twumvishije ko havuzwe yuko abatangabuhamya cyangwa se ubuhamya bwe bwatanzwe n'abaturage ko urukiko rwabuze ibimenyetso. Ni iyihe mpamvu? Ko ntekereza ko mu biganiro twagiye dukora abaturage nabo bagiye babyivugira ko byagenze. Ese na wenda mu bantu abaturage bari bahari bahakorwa iperereza wagiye wumva batanga ubuhamya nawe? Wivunika nakumvise. Uriya mudamu ni ikintu yadusezeranije ajya kugenda. Bamutwara yaratubwiye ngo igihe kinini yafungwa ntago cyarenga amezi 3. Ubwo yarabitwibwiriye. Aravuga ati si ubwa mbere ngiye muri gereza, nta nubwo yari iyo dosiye iteye ubwoba kuri njye. Ati yego rwose. Ati mfite imbaraga, mfite amaboko, sinshobora kumara amezi 3. Ati kandi munarebye nabi, urumva, ati mwese twafunganwa. Yampaye nka data. Yatubitsemo ubwo bicyo gihe twese dutangira. Buri muntu wese, niyo mpamvu abantu bamwe na bamwe bagiye banga gutanga amakuru. Uyu munsi biragoye kugira ngo ubone umuntu ujya kuri kamera avugisha ukuri akubwira ati ukuri kwanjye nuko, kuko yatubitsemo ubwoba. Kandi koko dushingiye ku bimenyetso twagiye tubona no ku makuru twahawe, mu by'ukuri ubona neza ko hari icyo yari yishingikirije. Ngira ngo no ku rukiko, keretse niba wenda abanyamakuru mutubeshya, uzi ko yanishongoye imbere y'urukiko akavuga ati ngiye mfite na musaza wanjye ukomeye w'umuribu. Ati ndi umusitari ngiye. Ati nge ndi umusitari uzwi, ati kuko na musaza wanjye ni umuribu ukomeye. Rero wenda simvuze ngo musaza we niwe ugira uruhare mu kumurekura, ariko kuba dosiye yabura kandi yarakozwe, kuba enquête yabura kandi yarakozwe, kuba iperereza ritatangwa ku kigero, kuko nanjye suwe ubimbwiye numvise koko umushinjacyaha adafite ibimenyetso. Barabyivugiye ariko mu rubanza byaratanzwe bitangwa imbere y'ubuyobozi. Ese nawe wari ufite umugenzacyaha wari ufite dosiye ye, akoresha iperereza mu baturage, bararimuha. Abana basobanura ibyo, bazana icyuma, bazana gurude y'amaraso n'ibindi. Rero mu by'ukuri ni ikibazo. Sinzi ko iyi nkuru nayirangiza nshingiye ku ntimba y'umutima, ariko byaba ikibazo, ntibyakumvikana. Baba bangishije leta abaturage haramutse hatabayeho ubutabera. Mu ncamake birinde kwangisha ubuyobozi abaturage, kuko twahita twibaza ngo mbese niba hatabonetse ubutabera kuri uyu mwana, ninde uzabuhabwa? Dore ko banagerageje harimo n'abavuze ngo akorana n'imyuka mibi ngo izamutorokesha acike gereza. Sinzi iyo myuka mibi nyine, ntago kubera ko jewe ndi umukristo sinjya, ntago ujye wizerera muri izo mbaraga. Ntago nizerera muri izo mbaraga. Myuka mibi se ntibaho? Nishaka ibibaho, ariko hejuru yayo hari imbaraga y'Imana. Ahubwo imbaraga y'Imana nikorere mu bugenzacyaha, nikorere mu bacamanza, nikorere mu banyamategeko, hanyuma baca urubanza kandi baruce neza. Ikindi buriya bibaye byiza akaba ari nk'ibishoboka, sinzi icyasabwa cyangwa icyakorwa kugira ngo uriya mudamu abe yanazajyanwa nko mu baturage, mu nteko y'abaturage aho yakoreye icyaha, hanyuma agirwa umwere koko ari mu ruki, ari aho yakoreye icyaha, aho bikekwa ko yakoreye icyaha. Ariko njye ubwanjye nshingiye ku bimenyetso byagaragaye, nshingiye ku bimenyetso n'umugenzacyaha ubwo yiboneye, nanjye nk'umuturanyi uhereye ku munsi wa mbere kugeza ku mwana abura kugera aboneka, ni ukuri uriya mudamu niwe wishuriye mwana, niwe rwose. Ukabura uri umuciriye? Oya niwe. Abatinya kubivuga, jewe n'uwambaza impamvu navuga izirenze izo ntavugira kuri kamera. Niwe rwose.
niwe ahubwo nyine za mbaraga yatubwiye afite mu gihe urukiko rutaragira umuntu rutaramuhindura umunyacyaha wari uzi ko umuntu aba akiri umwere agikekwa gukekwa ntabwo mvuze yuko uyu munsi yahamwe n'icyaha kuko atarakatirwa ariko mu marangamutima yanjye mvuze nka Daniel ntabwo mvuze nk'urukiko nshingiye ku byo nabonye nshingiye ku cyane nk'urumuturanyi nshingiye kuri buri kimwe uriya mudamu afite uruhare mu gupfa kuriya mwana yego niyo wenda yaba atari nawe wenda ushingiye ibyo ntabwo nkeneye ngo niba atari nawe ntabwo ndi kwigura uriya mudamu afite uruhare mu rupfu rw'uriya mwana yego Daniel rero nk'uko abantu bari kutureba rwose tubonanye nk'utunguye burije abantu bari kutureba amashusho yacu ntabwo ari meza ariko ndumva nifuza kuganira nawe byimbitse ukagira ihumure utanga nk'umukozi w'Imana ku bantu baba barakomerekejwe n'urupfu rw'uriya mwana cyangwa se ugatanga inama muri sosiyete nyarwanda. Akariza TV Show ni mu kiganiro byagenze gute.